Tubahaye ikaze bakunzi ba channel yacu, nk'ibisanzwe ni kuri ya channel Miss Theonie, hamwe tuganirira ibiganiro byubaka ubuzima. Uyu munsi reka mbanze nshimire abakunzi bacu, reka mbanze nshimire abantu bakurikira ibiganiro byacu, nukuri Uwiteka akomeze abahaze imigisha. Nshimire abakunzi bacu bari muri Amerika, nshimire abakunzi bacu bari muri Kenya, nshimire abakunzi bacu bari mu Burundi, nshimire n'abandi bari ku yindi migabane hirya no hino, abari mu Rwanda, nukuri muraba agaciro kuri twebwe. Mukomeze mubane natwe, dukomeze twubake ubuzima. Muri kumwe na muganga Theophila. Niba nawe utarakora subscribe, akaba aribwo ugeze mu kiganiro cyacu, iki ni cyo gihe ngo ukore subscribe, ukore no kunzogera, tujye tubana buri munsi muri ibi biganiro byubaka ubuzima. Aha kuri channel yacu tuvuga ibiganiro bivuga ku buzima, tuvuga ku ndwara, tuvuga buri kintu cyose cyabasha gufasha ubuzima kugira ngo tubashe kubaho dufite amagara mazima. Uyu munsi naje ngo tuganire kuri menopause, gucura. Hari umukunzi wacu watubajije ikibazo, nawe ubwe ngo afite amatsiko yibajije, umugore wabyaye imbyaro nyinshi n'uwabyaye imbyaro nkeya ndetse n'utarabyaye, yibaza ese ninde ujya muri menopause mbere, ese ninde uyijyamo nyuma, mbese afiteho ikibazo, afite amatsiko yo kubimenya. Nawe birashoboka ko waba ufite amatsiko yo kumenya icyo kintu, uyibaza ese koko ko umuntu ashobora kubyara imbyaro nyinshi, undi akabyara nkeya, undi ntanabyare, buriya kujya muri menopause kuri abo bantu bigenda gute? Turi hano rero ngo tugusobanurire, turi hano ngo tukubwire byinshi kugira ngo ubashe gusobanukirwa n'icyo kibazo kandi ukigireho ubumenyi buhagije. Mu bisanzwe menopause cyangwa se gucura, bavuga ko umuntu ari mu gihe cyo gucura igihe ageze cyo ko imihango cyangwa se kujya mu kwezi k'umugore bitakibaho. Muri make ntago aba agifite n'ubushobozi bwo kuba yabyara. Icyo gihe rero iyo kibayeho, akenshi nyine duhita tuvuga ko umuntu ari muri menopause, ari mu gihe cyo gucura. Ibi bihe rero bikunze kuba hagati y'imyaka 45 kugeza ku myaka 55. Ariko hari abantu bamwe bishobora kubaho mbere bitewe n'imiterere y'umubiri wabo, bitewe se n'imiterere y'imiryango, ibyo twita uruhererekane rw'imiryango. Ugasanga mu miryango yabo bajya muri menopause batinze cyangwa se bacura batinze. Abandi ugasanga bacura hakiri kare cyane. Ibyo rero bikaba byatuma umuntu nawe bimubaho bitewe n'umuryango we. Hari rero abayijyamo mbere, abo bayijyamo mbere hari n'ibintu bindi bishobora kubitera, ari byo tugiye kuburebera hamwe, ari byo tugiye kubasobanurira kugira ngo buri muntu wese agireho ubumenyi, agire n'uburyo agomba kwitwara. Hari ikiganiro cyabanje twabateguriye cyavugaga ku bimenyetso bigaragaza umugore ugeze igihe cyo gucura. Niba utaragibonye, nimba utaragikurikiye, waza gusubira mu biganiro byacu byabanje ukagenda ukakireba, ukumva ibyo bimenyetso. Birashoboka ko nawe waba ufite ibyo bimenyetso, hanyuma ukamenya uburyo ugomba kwitwara. Tugarutse rero ku kibazo umukunzi wacu yatubajije, nawe nkeka ko ufiteho amatsiko. Umugore wabyaye abana benshi bimugendekera bite mu gihe cyo gucura? Uwabyaye abana bakeya, ese acura mbere cyangwa se ajya muri menopause nyuma? Ese utarabyaye we bigenda gute? Ubushakashatsi bugaragaza ko umugore wabyaye imbyaro nyinshi aba afite ibyago byinshi byo kujya muri menopause atinze, icyo twita late menopause. Ni ukuvuga ngo bitewe n'uko ajya amara igihe kinini
atwite, kwa kumara igihe kinini atwite, urabyumva ntabwo aba ajya mu kwezi k'umugore, cya gihe amara yabyaye ari konsa, igihe kinini usanga atari kujya mu kwezi k'umugore. Icyo gihe rero amara amaho ngaho muri iyo renji yo gutwita, yo kubyara, yo konsa, bituma atinda kujya mu gihe cyo gucura. Naho abagore babyaye abana bakeya, nk'uwabyaye abana 2, 3, uwo nguwo we aba afite amahirwe menshi yo kujya muri menopause ku gihe, cyangwa se akajya muri menopause mu gihe cya nyacyo, muri ya myaka twahoze tuvuga hagati ya 45 na 55, kuko urumva aba yarafashe igihe kinini cyo kubyara, akaruhuka, akamara icyo gihe ajya mu kwezi k'umugore nk'ibisanzwe, za ovire zisohoka, agira igihe cya ovulation. Ibyo bikamufasha kubaho, cyangwa se bikamufasha kuba umubiri we uzageza igihe cya menopause mu gihe cyiza, cyangwa se mu gihe cyagenwe. Urumva rero ko kubyara abana baringaniye nabyo ari byiza cyane mu kuba bifasha umuntu kuzagira ibihe byo kujya muri menopause byiza, cyangwa se biri muri norme. Naho umugore utarigeze abyara we ni ikindi, kuko we urumva cya gihe cyose cy'ubuzima bwe we yakimaze ari kujya mu kwezi k'umugore, yakimaze agira ovulation, yakimaze ajya muri regre. Kuba rero icyo gihe cyose yarakimaze ajya muri regre, aba afite ibyago byinshi byo kugira icyo twita early menopause, kuvuga ngo kujya muri menopause mbere, kubera ko umubiri we waragumye urakora, uragumya usohora ibyo wagombaga gusohora ku gihe cya nyacyo. Cya gihe cy'imihango yakomeje kujya muri regre nk'uko bisanzwe buri kwezi. Urumva we yabashije gutakaza intangangore nyinshi, na cyane ko mubizi ko intangangore zifite umubare runaka zitarenza. Niyo mpamvu zigira n'igihe runaka cyo kurangira zigashira, umugore agacura ntiyongere kubyara. Gusa nubwo tuvuze ko aba bantu uko ari 3 bashobora kugira ibyo bihe bitandukanye gutyo, umwe akajyamo mbere, undi akajyamo nyuma, undi akagira ibihe byiza byo kujyamo, hari ibindi bibazo bishobora gutuma umuntu ajya muri menopause mbere, cyangwa se akajya muri menopause nyuma. Turebye nko ku bibazo by'imibereho, uburyo umuntu abayeho, ibyo arya, uko abayeho, bishobora gutuma ajya muri menopause mbere, cyangwa se akajyamo nyuma. Ikindi ni ibibazo by'indwara. Hari indwara zishobora gutera kuba imisemburo yagabanyuka mu mubiri, ibyo bikaba byatuma ujya muri menopause mbere, cyangwa se ukajyamo nyuma. Nk'indwara ya diyabete ishobora kuguteza ibyo bibazo, indwara y'umutima nayo ishobora kugutera ibyo bibazo. Niyo mpamvu rero iyo tuganira n'abantu tubasaba no kwegera muganga bakamenya ibibazo biri mu mubiri. Ikindi kintu gishobora gutera kujya muri menopause mbere cyangwa se nyuma ni imisemburo. Kuvuga ngo igihe cyose umusemburo wa estrogene wagabanyutse mu mubiri, birumvikana ko umuntu ahita atangira kujya muri menopause. Icyo gihe rero icyo usabwa, hari ibyo dusaba abantu kwitwararikamo, hari ibyo dusaba abantu ku buryo bwo kwiyitaho muri ibyo bihe. Ni ukuvuga ngo nimba ugeze igihe cyo kujya muri menopause, hari ibintu ugomba kwitwararikamo, ariko wakabaye waranahereye mbere witwararika kuri ibyo bintu bijyanye n'imibereho, imirire, ibintu bijyanye no kwirinda indwara, ari byo buri munsi duhora tubashishikariza, tubabwira indwara n'ibimenyetso byazo, kugira ngo murusheho kwirinda, kugira ngo igihe wabashije kwibonaho
ibimenyetso by'indwara runaka ugane muganga. Mwakoze rero kubana natwe, ni ukuri turabakunda, mukomeze mutube hafi, dukomeze dufashanye, dukomeze twubake ubuzima buzira indwara, dukomeze twubake ubuzima buzira ingorane. Ndakeka buri umwe wese aho ari yishimira kubaho afite ubuzima, yishimira kubaho ameze neza. Nawe rero udukurikira utarakora subscribe, ubu ni cyo gihe ngo ukore subscribe, ukore no kunzogera kugira ngo ibiganiro byacu bijye bikugeraho mu ba mbere. Reka njye ngira abantu inama ko igihe cyose wumva ufite agatege, igihe cyose wumva nta burwayi buri mu mubiri, jya ugerageza ukore siporo, unywe amazi ahagije. Ibyo bintu uko ari bibiri ni umuti urambye ku buzima bw'ikiremwa muntu. Dukomeje tubashimira rero, dukomeje kwishimira ko mubana natwe, dukomeje kwishimira ko mukurikira ibiganiro byacu. Ni ukuri natwe turahari buri munsi, tuzajya tubaha ikiganiro kivuga ku buzima kugira ngo dukomeze dufashanye, dukomeze twubake ubuzima buzira indwara. Wibuke guhereza ikiganiro inshuti zawe. Songera tuganire ubutaha rero, byinshi wibaza utubaze, natwe turahari ngo tugusubize. Bye.